muzacunga Imana ivuze ngo ugeze igihe cyo kurongorwa haguruka abasore nk'umunani, kubera ko babwiye ngo ugeze igihe cyo kurongorwa haza rubyogo ukagira ngo ni Imana yavuze, haza ukeneye ko Imana ubwayo izi kitoranyiriza ngo muri aba bahagurutse dore uwanje ngisaha y'Imana yageze ngikora nta nibuye ririmo. Wavuganye n'Imana uririmba neza uri mu busabane n'Imana, urangije urakata ujya kwinywera bye, uratategereje igutegerereje aho mwavuganiye. Igihe cyanjye cyo kurya cyageze, mbe nzi kuvuga nabivuga ibyo nibindeba. Data apfa kuba yavuze ngo mwana wanjye igihe cyagize gute, cyageze. Igihe cyageze utagaragara. Ijwi ry'umukanguzi. Kuba waramenye Imana ukiri muto, icyo ni igishoro gikomeye mu buzima bwawe. Ukagirirwa umugisha wo kwicara mu nzu y'Imana, wo gusenga, wo kumenya amagambo y'Imana, ukamenya ijambo ry'Imana ukiri muto, urahirwa. Urahirwa. Hari abana bavuka, sinzi niba namwe mubazi, mukigana primaire, mukigana secondaire, afite konte ye ashyirirwaho amafaranga n'ababyeyi. Akarangiza kwiga, akazi kamutegereje, inzi hari nubwo akazi katazi, akaba afite amafaranga kuri konti ku buryo yamutunga ubuzima bwose nubwo mutamuha akazi, bitewe n'aho avuka. Abize muri interina muranabizi, hari abo twiganaga akazana argent de poche iruta amafaranga na headmaster hembwa. Sinzi niba mubazi. Agahera ku itariki ya mbere wenda akajya muri refe yumva bimujemo, ariko nubwo atajyamo yarya icyo ashaka, yanywa icyo ashaka, kugeza dutashye yajyana n'abashaka. Hakaba n'unduza na Minerivare ari danje. Yesu ashimwe. Haleluya. Iyo tumureba uwo nguwo uruhande rumwe turavuga ngo arahirwa, tukabona ni byiza. Ariko umuntu wamenye Imana ari muto, iyi myaka biri amafite, urebe iyo ufite ari mutoye, Imana ihimbaza. Uyu ni umugisha ukomeye urutiyende, kuko ufite amahirwe yo gutegura hazaza, ufite amahirwe yo kurema umugabo ushaka, ufite amahirwe yo kurema urubyaro rwawe. Ntabwo ari kimwe n'umuntu umenya Imana ibyo byose yarabigezemo atangiye kuvugurura, sinzi impamvu icyo kinyarwanda, kuvugurura ibyo afite. Muri make umuntu uhawe inzu atandukanye n'umuntu wiyubakiye inzu. Uwiyubakiye inzu ayubaka uko ashaka, akora fondation uko abyifuza, apanga plan uko abyifuza. Ariko uhawe cyangwa uyibonye hari yuzuye, ari igihe ubona ukagira ngo ni nziza ariko kumba ari ibirange gusa, ejo haza umuyaga kikagwa idakomeye. Ariko iyo wiyubakira, ugira ukuntu ubaka fondation, ugira ukuntu ugira igisenge cyawe, ugira ukuntu ugira ibyumba byawe, kubera ko ni wagize gute, wiyubakiye. Rero mujene, nawe urahirwa ko waremeje hazaza hawe. Ugasubira ibwana ngo niki wasaba. Nk'abantu bamwe bari bazi ko agiye gusaba ibintu bikomeye, aravuga ngo ikintu nasaba kiruta ibintu, nasaba Imana gukizwa hakiri kare. Izashima. Ndabizi ko mbere y'igihe si igihe, na nyuma y'igihe si igihe, ariko iki gihe wagize cyo kumenya Imana ukiri mutoya, ukiri umujene, ubaye mbwa waba wizize, waba wikozeho. Imana, haleluya, ihindura amateka. Iyi Imana ihindura ubuzima, itanga ijambo aho umuntu atakagize ijambo, ifata umuswa ikamwicarana n'abanyabwenge. Ubaye uyifashe ukayubaha, ugaha agaciro iki cyicaro Imana ikwicajemo,
ndabizi kubiha agaciro, ndagira ngo noneho ukabye kubiha agaciro. Haleluya. Ukabiha agaciro kuba mu nzu y'Imana, ukirinda kubivangavanga, ukirinda kubimenyera, ukirinda kubifata nk'ibisanzwe. Waba umugabo udasanzwe, waba umukobwa udasanzwe, kuvuga ngo nge ndi umuririmbyi utameze nk'abandi baririmbyi, ndi umuvugabutumwa utameze nk'abandi, mbese ndi umusore utandukanye n'abandi. Wagira umugisha udasanzwe, udashingiye aho ukomoka, udashingiye ku mashuri wize, ushingiye kuko wubashye Imana. Wagize n'umugisha wo kumenya Imana ukiri mutoya. Reka tumuhe icyubahiro. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo aho bakumenyereye bagiye kuhagushakira bakubure. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Aho bakumenyereye bagiye kuhagushakira bakubure. Muvuge ngo amen. Ahantu abantu bakuzi, ahantu abantu bakubariza bagiye kuhagushakira bakubure. Muri make ugiye kwimurirwa icicaro, ugiye kwimurirwa ubuturo. Amazina yanjye nitwa Rugaba Emmanuel, ndi umwubatsi wo kwizera, sengera mu itorero bita Face Builders Church Gikondo Kimisange. Mushumba wanjye yitwa Remelo Didasien, ni mama wanjye, ndamukunda cyane. Amen. Ndi umugabo wubatse, ndi umukristo, ndakijijwe, mfite umugore, mfite n'abana batatu. Ndi uwo nguwo. Nshimye Imana rero ko nageze hano. Aha ni iwacu. Pastor Edouard mukuru wanjye yambyajemo ikintu gikomeye. Haleluya. Ni umugisha ukomeye. Iyo bantumiye nkahagarara hano mbiha agaciro. Iyo shingiye ku cyubahiro afite n'abana aziranye nabo, ngabona uwo munsi yavuze ngo Rugaba mbiha agaciro. Urumva atari umugisha ukomeye? Haleluya. Nasomye ijambo nsanga Eliya yakoze igitangaza, yica abahanuzi 850 ba Bayali. Sibyo ra? Haleluya. Ariko witwa Yehu akura Bayali burundu muri Isirayeli. Yehu yica Yezebeli, Yehu yica Ahabu, yica n'abahungu 70 ba Ahabu. Yesu ashimwe. Ari igihe gihura n'umuhanuzi akakubwira iby'Imana izakora, ariko ari igihe uhura n'umuhanuzi ukora iby'Imana yavuze. Reka uyu mugoroba uhura n'umuntu ukora iby'Imana yavuganye nawe. Haleluya. So nanjye reka mahurugero, hari iby'Imana yajyaga imbwira ibinyujije mu bakozi b'Imana, nabibonesha n'amaso yanjye, ikabibwira n'amatwi yanjye, ikanabinyibwirira, ariko simbikore igihe kitaragera. Igihe kigeze hari uwo yohereje akora asohoza bya bindi Imana yavuganye nanjye. Urimo muranyumva? Hari iby'Imana yavuganye nawe, ariko Uwiteka Imana yohereza umuntu ushyira mu ngiro iby'Imana yakuvuzeho. Igivuga ngo nzagutabara, igatuma umuntu akaza akakubwira ngo nzagutabara, ariko iginohereza umuntu akaza akagutabara, kuko nta munsi n'umwe uzayibona igenda n'amaguru. Oya. Yesu ashimwe. Yohereza umuntu akaza azanywe no kugutabara mu cy'Imana yateguye kugutabaramo. Yamara kugutabara ibindi nibinamureba ntiwongera no kumubona. Niyo mwakomezana icyo kiba kirangiye. Ari igihe Imana yohereza umuntu akaza ari umuntu uje kukugaburira, ari icyo gusa kimuzanye, ejo ugasubira kumureba ngo akubakire, ntugasubireyo. Icyamuzanye ni ukukugaburira, kandi ntukamutegeho ibyiringiro. Icyo yarashinzwe ni ukukugaburira. Ibyo kukubakira ni biri muri we,
ntabwo ari we tubireberamo, tubirebera mu Mana kabone n'ubwo yakongera ikamukoresha. Haleluya, haleluya. Icyo kiba cya amen. Yes, icyo kiba cyarangiye. Eliya yagaragaje icyubahiro cy'Imana, abahanuzi 440 arabarimbura. Ariko witwa Yehu, Imana iramusanga agira ishyaka ryo kurwanirira Uwiteka. Imana yamubwira ngo uzice Ahabu, uzice Yezebeli, uzarimbure Bayali muri si, uyirimbure uyikureho burundu. Yehu araza arayirimbura ayivanaho. Hari uwaguhaye ijambo ry'ihumure, ariko hari n'uguhaye ijambo rikuvana mu kibazo utinzemo. Imana ishimwe. Tugiye kuganira aya magambo avuga ngo aho bakumenyereye bagiye kuhagushakira bakubure. Ari ahantu utinda, ari ahantu uba, ku buryo umuntu wese ushatse uwo muntu ari bo bashaka. Umuntu yagira umunsi mukuru tumuhamagare kanaka, ni utagira akazi. Umuntu yabyara turimuhamagare kanaka, aza bagufasha mu rugo. Dufite ubukwe, ninde muntu uzazinduka kaza kuba koropa akabateka, ni muhamagare kanaka, kubera ko utinza ahantu bose bakuzi kutagira iki akazi. Ukeneye umuntu wese wo gukoresha ahamagara wowe. Ariko ijambo rirambwiye ngo ahantu utinze bagiye kuhagushakira bakubure. Haleluya. Hari abantu babaho bameze nk'abantu batajya babura mu mafamiye. Uwabyaye ni wowe wahamagara. Yesu ashimwe. Ushaka kuwasiga mu rugo ni wowe wahamagara. Twarwaje umuntu, dukeneye umuntu wajya kwa muganga akaba ari mu bitaro, akaba arwaje kanaka, bagahamagara wowe. Muri make naho bakuzi. Ako turashima Imana ijya yimura abantu. Haleluya, haleluya. Hari n'abantu biba ku buryo nubwo yahinduka aba nk'ahantu habura ikintu ati nimushake kanaka. Bataka ikibuze ngo kanaka yarahari, yarahari. Kugeraho noneho barabanga ubwo niwe wayitwaye kandi wenda atanahari. Kubera iki? Baba baramumenyereye kuri icyo kintu. Twiga muri interinari nk'igihaburaga nk'ikintu, mugatuma ati nimushake kanaka, mumenye ahantu yaba ari, nimba ari mu gasantere, nimba ari ku kibuga. Hari nk'abantu baba bazwi. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko Imana ijya yimura abantu. Reka dusome Mariko ibice 16 umurongo wa 6. Ijambo rye rirarema, jambo ry'Imana rirarema, ntabwo ari umuntu ngwibeshe, ibivuze irabikora. Rurema niryo zina rye, ijambo rye rirarema, jambo ry'Imana rirarema, ijambo rye rirarema, jambo ry'Imana rirarema, ntabwo ari umuntu ngwibeshe, ibivuze irabikora. Rurema niryo zina rye. Mariko 16 umurongo wa 6 haranditse ngo, arababwira ati amen. Haleluya. Muri stade hari umuyobozi ukomeye, ari igihe bakura amanetwork y'abantu bose. Abakristo nitukajya tumenyera Imana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ukaba ukuze ushaje ukavuga ngo ndashaka kujya kwihagarika hariya, bakavuga ngo itonde. Ukaba wavuga ngo mfushije umuntu, mumbabarire njye kumutabara, bakakubwira ngo umuyobozi witwa William atarasohoka nta wundi muntu n'umwe wemereye kugira gute.
arababwira ati mwitangara nzi yuko mushaka Yesu w'i Nazareti wabambwe, ariko yazutse ntari hano, dore aho bari baramushize. Amen. Haleluya. Dusubiremo. Arababwira ati mwitangara nzi yuko mushaka Yesu w'i Nazareti wabambwe, ariko yazutse. Yagize ate? Ntari hano, dore aho bari bamushize. Amen. Haleluya. Munyikiriza haleluya. Iki ni igihe intumwa zagiye gushaka Yesu, hari aho bari baramushize. Yesu ashimwe. Zijya kumushakira aho zizi bamushize. Bahageze bahasanga marayika w'Imana ababwira ati rega ntawe ukiri hano, ntabwo mbabesha, ntawe uhari, dore aho bari baramushize ngahari, ariko ntawe uhari. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Niyo bamushize hari mu gituro, kandi mu gituro nta wundi uhajya, hajya umuntu wapfuye. Uwari wapfuye yari yishwe nani? Yari yishwe n'abantu. Yesu ashimwe. Haleluya. Intumwa zijya kumushaka ngo zimurebera ahantu Yesu bamushyinguye, ariko batungurwa nuko basanze umumarayika. Arababwira ngo ntawe ukiri hano. Haleluya. Ntawe ukiri hano, dore dufite n'ibimenyetso. Turabizi mufite amakuru y'ahantu ari, mufite amakuru n'igihe ahamaze, ariko nimurebe, nimurebe, ntawe ukiri hano. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Kugira ngo dusenge Imana uyu mugoroba, Imana ikwimura ahantu umenyerewe. Aba bari baje kuhareba, barahamushyinguye, bari bafite amakuru ko ahari, bari babizi ko ahari, ariko uyu muntu nubwo ari aho abantu bamushize, ahabanye isezerano ry'Uwiteka Imana ryo kutahatura burundu, ryo kuhamara iminsi 3, yarangiza akimuka akajya ahandi Imana yavuze. Ntabwo munyumvishe. Ahantu atinze abantu baje kumushakira, nubwo ari mu gituro, ahafite isezerano ry'Uwiteka. Bivuze ngo waba mu gituro ukakibanamo isezerano, waba mu burwayi ukabugira ufite isezerano, waba mu bukene ukabugira ufite isezerano, waba mu karengane ukakabamo ufite isezerano. Bwaca mu gitondo umuntu akaza kugushakira ahazi yagushize, ariko agasanga kubw'isezerano ubana n'Imana ryakwimuye aho bagushize, ryaguteretse aho Imana igushaka. Haleluya. Hari ahantu badushakira bagasanga kubw'amasezerano y'Imana, Imana yarahatwimuye, yaduteretse ahandi. Haleluya. Haleluya. Ko twamuboshe, twamubambye ku musaraba, bamwishe tureba, bamumanitse tureba, nicyo gituma tuje kumushakira, kuko ubundi nta handi yakabaye abarizwa. Aha niho haba bapfuye. Baramwangura agaragara nk'abapfuye, ariko nta kiri mu bapfuye. Agaragara nk'ukennye, ariko nta kiri mu bakennye. Yasaga haleluya. Imana ihindura amateka mu kanya gato. Reka mbabwire baroko, hari ibintu Imana ikora abantu bagatangara, natwe ibikoreye tugatangara. Yesu ashimwe. Bamushakira ahantu bamushyitse, barahiga baramwa ngo ntawe ukiri hano, yagiye. Reka ngutangarize ikintu kimwe, ahantu uri ntabwo uri buhatinde. Ahantu uri ntabwo uri buhatinde. Aha hantu Kristo yarari, ndakumva. Ubundi hari ahantu tuba twarahishize, ari n'ahantu tuba twarahashizwe. Ubundi wowe aho uri ninde wahagushize? Aho wishize ni wowe ufite urufunguzo rwo kuhikura. Aho washyizwe nitoye ku mbaraga izo arizo zose zahagushize, uraza kuhakurwa n'Uwiteka. Hari ahantu tuba kuko Imana avuze ngo barabaha, ikahagutinza usenga, ikahagutinza uririmba, ikahagutinza uhanura, kuko Imana avuze ngo urabaha, ikahaguhagarika kubera umugambi wayo n'icyo ishaka. Nubwo wasenga ameze ati,
biza bingana biti. Iyo yavuze ngo urabahanga nta muntu wahagukura. Hari ibintu Imana ijya yemera. Yesu ashimwe. Haleluya. Umugabo bita Meshaki, Shaduraka na Abedenego barabafashe bacana itanura ry'umuriro. Barabati twebwe Nebukadineza turakurahiye ntabwo twagupfukamira. Bararyenyegeza abahungu barabati ntiyo byagenda bite. Nituri bupfukame. Baryenyegeza inshuro ya kabiri kugeza ku nshuro ya karindwi. Amen. Abahungu bararahira. Kumbe plani y'Uwiteka Imana iri mu itanura ry'iki? Ntabwo iri mu gucuro bari bwenyegeza umuriro, iri mu itanura ry'umuriro. Babatamo hagati basanga Imana kuko yemeye kwa mu itanura ry'umuriro. Iravuga ngo nubundi nari mbategereje. Nico gisa nk'ikigucumbikiye. Yesu ashimwe. Ntabwo ari umugabane wawe. Iki igitondo kimwe wakwimuka ukajya mu mugabane wawe. Wakwimuka ukajya mu mugabane wawe. Haleluya. Haleluya. Muri Matayo 27 murongo wa 62 barinda imva ya Yesu ngo nuko bukeye bwa hariho umunsi wakurikiraga wo kwitegura abatambyi bakuru b'abafarisayo bateranira kwa Pilato. Baramubwira bati mutware twibutse yuko wamubeshyi. Uwo ninde bita umubeshyi? Baramubwira bati mutware twibutse yuko wamubeshya akiri muzima. Yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka. Nuko tegeka barinde igituro cyane bazageze ku munsi wa gatatu kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu ngo arazutse. Maze kuyoba kwa nyuma kukaruta ukwa mbere. Pilato arababwira ati ngaba abarinzi nimugende mukirindishe uko mubizi. Nabo baragenda barindisha igituro baho mu bushishi ku gitare kugira ngo bagiteranye n'umunwa w'igituro babushireho ikimenyetso abarinzi bahari. Amen. Bwira umuntu mwicarane ngo isezerano ryawe rigiye gusohora kandi nta mbaraga na zimwe zizagitambika imbere. Uyu mugabo yagiye mu gituro ijuru rizi igihe azamara mu gituro. Byari bizwi ko ari iminsi 3. Yesu ashimwe. Byari bizwi ko ari iminsi 3 yari yarabivuze intumwa zari zibizi ndetse na rubanda murumva ko bari bafite amakuru. Kuko babwiye Pilato ngo yaravuze ngo ku munsi wa gatatu azazuka. None mwami twagira ibyago uyu mugabo akazuka. Reka dufatirane umunsi wavuzwe utaragera. Nta muntu numwe wahagara igihe cyageze barakubeshya. Reka nkubwiye amaterima barokore bajya bakoresha ariko ndayakunda. Ngisaha y'Imana yageze ngikora nta nibuye ririmo. Igihe cyageze nubwo isaha yawe yaba itarimo ibuye irakora na igeraho igihe cyageze bikavuga ngo cyageze kikabaho. Bategura abarinzi bafata ubushishi bafata ibyo byose bakoresha bajya ku gituro bajya gukingirana ngo bahome neza ngo kuko yavuze ngo azazuka ku munsi wa gatatu. Haleluya. Ngo reka tugende duhome bitaza kuba byo cyangwa intumwa zikamwiba bakazabeshya abantu. Ariko uyu mugabo icyo yari yavuze icyo Imana ivuga iragisohoza. Imana nibeshye. Ku munsi wa gatatu yagombaga kuzuka. Bahoma batahoma, bakinga batakinga, barwana batarwana, barinda batarinda, baterekera bataterekera, bahamagara abarinzi bahehe. Ku munsi wa gatatu yagombaga kuzuka. Ubu niturebe ukuntu tugenda igihe cyashyizweho nikigera muzaba mureba. Yesu ashimwe. Iyo igihe cyageze abantu baza kugushakiraho bakumenyereye bakakubura. Kandi iyo ujya kwimuka nta muntu ubimenyesha. Ariko burya wowe n'Imana yawe muba muziranye. Yesu ashimwe. Guma mu mwanya wawe urimo. Ugumaho Imana igushaka. Ugumaho Imana ikubona. Ugumaho Imana ikwifuza. Igihe cyawe cyageze. Nkorera perime. Narakoze inshuro ya mbere.
Imana bimbwiye nabishaka ndi muto numva nayo nkeneye. Ari byo wumva ikintu utaragikenera. Njya inshuro ya mbere ndatsindwa. Nabirose ndota ndi muri stade bakura umugaridiye mwiza muramwa ngo ninere penalty ngo nyitera hakurya. Urumva ibyo bintu. Bukeye mbwira umuntu turi bujyane gukora namwangiye nubwo tugiye ndatsindwa ngo ntago watsindwa no kunuza imodoka. Ndamwerega ngiye ibyanjye ntago bishingira ku buhanga nuko wanyigishije. Bishingira uko navuganye n'Imana yanjye. Ntabwo iki gihe ndibone perime amafaranga yanjye agiye gushya. Tugeze Musanze ahantu ndi bukore nicara mu modoka nyatsa hakirimo feri yawe. Muri make ikizami cyansinze nabundi menya nta muntu ahari gitsinda. Sinzi. Twaricaye ndayatsi vuza induru nkajya mbwira umwe ari mu imodoka yarapfuye. Umupolisi arandeba namvuga mu izina nguruga. Ngo handi mahirwe ngo tekereza neza. Imodoka ni ifite ikibazo cyane ufite ikibazo. Ndamubwira fande iki kimodoka cyarapfuye. Ahita yikoraho ngo do ngo ngaho sohoka. Mandahiye. Inshuro ya kabiri nditegura ameze neza. Njyayo Imana itavuze ariko numva ameze neza. Ngezeyo nabwo ndongera ndashya. Maze gushya ijwi rirambwira rya Satani ngo nose kufitanye ubusabane n'Imana ngo ukabutsinzwe. Ndimyoza nyimyoza numva iri jwi rivugiye mu kaboko k'iburyo ngo mubwire ngo ibyereka ngo bifite igihe byategekewe ngo naho byatinda ngo bitegereze ngo kuko kuza ko bizaza ntabwo bizahera. Hitamindukira nabwiraga abantu babire ko batagaragara mbwira uyu muso namwe atumvishe muginga ibyereka ngo bifite igihe byagize gute naho byatinda kuza ugire gute kuko kuza ko bizaza ntabwo bizahera. Ariko mishurirwa ikintu kimwe muri ibyo bintu. Inshuro ya mbere nkora nta busabane narifitanye n'Imana. Imana imbwira perime yayimbwiye kuko narifitanye ubusabane n'Imana. Dufite abantu bavuganye n'Imana basubira inyuma. Ufite ikibazo gikomeye. Wavuganye n'Imana uririmba neza uri mu busabane n'Imana. Urangije urakata ujya kwinywera bye. Uratategereje igutegerereje aho mwavuganiye. Igutegereje aho mwaganiriye. Nararirimbye narakoropye imyaka namaze ubu ngubu uri hehe? Yesashimwe. Haleluya. Nta wava hano mu Rwanda ngo nugera i Bugande ngo haririmbe indirimbo y'uwezi igihugu cy'u Rwanda uyiririmbira hano nujya hari uraririmbi yaho. Inshuro ya gatatu rero umunsi ndi buyibona. Nta nubwo naherukaga no kujya kwiga no kwihugura. Nari narabyihoreye. Biza ari muri Covid. Icyo gihe abantu kubera ukuntu Covid yavanze ibintu ari gihe mwanya ugatungurwa na message ngo uzakorejo. Mbona message mvuye gusenga ariko Imana yambwiye ngo noneho nduwitekaneyeho kashe. Ngiye uko sinzi guhisha ngira inshuti yanjye cyane n'umugore wanjye ne tuganira ibintu byose ndabimubwira. Ngeze mu rugo ya message nyibonye ndamwe hakuzi ko mbonye message bavuze ngo ejo nzaje gukora naho ngiye. Uwo munsi na amafaranga nari mfite. Hita mbona amafaranga ahwanye n'ibizami byose. Ndavuga ya mafaranga mbonye ari muri Covid tudakora ngewe nge kongera gushya naho ndi bugiye. Icambere imodoka narayibagiwe simeruka kwihugura turakora mu gitondo nta n'icyumweru kirimo basi ngumfata iminsi yo kongera kwihugura. Urumva ko nasaga nk'ufite impamvu zumvikana. Umugore amwa ngo wishingira ku byo kwihugura n'ubwenge bwawe ahubwo shingira ko Imana yavuze ngo igihe cyageze. Ntabwo ari kuzi ko iyo ngingo ariyo njyayo. Nta kintu na kimwe ntacyo nibukaga. Naragenda icara amageze. Umupolisi arandeba mu bantu bangana nkamwe ngo wowe binano mbwene ndazi ngo ndashaka kugukoresha. Ndavuga nurebe abazimu barabanteje nurangije mu bantu bangana gutya ndi ngenyine kutadafasha bazindutse nanagiye nacererewe. Wa mbere amwatuye umunsi nuri bukore umutima ukajya umbwira tawi amafaranga urayarokoye nyamara Imana yibonye kuri bushye urayarokoye. Ndamwinginga ngo ngaho genda uri bukore. Tujya mu modoka atari kubundi uraho turaho ati ngukunda kubi ati nanjye ndagukunda nkunda utese kandi utanze ati twara tugende. Tugeze imbere ngo vamo ibyo birahagije genda ugwa handi. Cyo si cyambere njya ku cya kabiri
njya ku cya gatatu sigaza demarage. Nari nayize mu gitondo, uwo munsi sinigeze nyiga ubuzima bwanjye, nayize mu gitondo ngiye gukora. Noneho hari umuntu wambeshyaga icyo gihe ngafite ukuntu ngo abantu babigenza, ngo ningere uko mbigenza, ngo azayimpe. Ngiye kujya kuri demarage mura na wa muntu arambwira ati usigaje icyanyuma, ati tuwaretse se tukabigenza uko nakubwiye babigenza. Ndamwanjye ntabyo nzi. Arabimbwira ati wabikora akanyuma nkaza ku sinsindwi. Ijwi rirambwira ngo ariko se ko nabanye nawe kuri 0 uri umuswa, akanyuma niko ndi bugutererane. Ndamuhunga ndagenda ndakora ndayibona. Noneho ndangije ndabona basi ni njyewe uyibonye cyangwa. Icyo gihe hari umukwabo wo guca permis Nkongomani, nakoranye n'abantu bitwa abashoferi bakora mu mihanda basanzwe batwara. Bose ngiye kubareba nsanga bubitse imitwe mu maguru. Byagenze bite se basaza? Ati twese twahiye, musanzwe mutwara. None se iyo igihe cyageze umuswa akorana abahanga. Yesu ashimwe. Ngaba rero barabangoreka dufate ubushishi, dufate ibintu byo tugende duhome. Uzi ko isezerano rigiye gusohora abazimu babimenya ko igihe kigiye gusohora. Uzabimenya ko igihe cyawe kigiye kugera, imbaraga zakurwanyije mbere y'isezerano ziri kuba ku munsi wo gusohora kw'isezerano. Ugira ngo sicyo birakabya ziza ari nyinshi bigusabya ngo urusheho gusenga kuruta uko wasenze utarahabwa rya sezerano. Abago bajya guhoma, barahoma uko babishaka, ariko nta muntu n'umwe uzi uko igituro cyakuweho. Nta muntu n'umwe mu barinzi uzi ko igituro cyafunguwe. Sureba uko wicaye, hari umuntu uri gukingura ibituro ntushobora kumubonesha amaso yawe, ariko ibituro biri gukingurwa, ibituro biri gufungurwa, ibituro biri gufungurwa. Imana ishimwe. Ibituro biri gufungurwa. We wicaye ariko Imana yo mu ijuru izi igihe. Yesu aravuga ngo nzagambanirwa, bazanyica, nzapfa, ku munsi wa gatatu nzazuka. Abandi baramenya ati twamenya amakuru, igihe cye cyo kuzuka cyageze. Nazuka tuzaseba, nazuka tuzamwara. Amagambo twavuze ku buzima bwe naramuka atabawe uyu mugabo tuzaseba. Nimureke twongeraho izindi imbaraga, dushireho n'abarinzi. Yesu ashimwe. Barabafashe babashyize ku gituro, ariko ntacyo byatanze. Uwagombaga kuzuka yarazutse. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo njyewe nitaye ku gihe umaze, ndi kureba ku mbaraga z'Imana gusa zigukura mu gihe utinzemo. Nukitotombe. Iyi minsi yari ibazwe, yari izwi neza, yari izwi ko ari iminsi 3. Iyo abishaka ku munsi wa kabiri ntumbaze uko byari kugenda, iyo abishaka ku munsi wa mbere ntumbaze uko byari kugenda. Ariko ndashima Imana irindi ijambo yavuze, kuko yavuze ngo nzakuzura. Yahagaze ku ijambo ryo kumuzura, iramuzura. Ikindi, iyo igihe cyo kuzuka cyageze, nta mbaraga nibuze zanabihungabanya ngo nazuka hari ikigukomeye. Azuka uko yagombaga kuzuka. Imana ibakureho imigisha y'ibice bice mu izina rya Yesu. Ngo yavuze ubukwe, ngo none burabaye, ubuze decoration, ubuze cake. Iyi Imana ivuze iba yavuze. Uburangazi bwawe ntukabugereke ku Uwiteka. Ba maso uhagarare neza, uhagarare wema. Narasenze rimwe, ntabwo nakinaga, narise ndikubwira Imana ati inzu ndayirambiwe ndashaka kwimuka. Minzu y'ibyumba 5 iri mu gipangu yonyine ifite dushe na toilet. Ndabivuga bukeye irayima. Nyigezemo noneho ndangije imbana noye. Mfata icyumba cy'amasengesho nemwe ngo noneho numiye inzu ngusabye uzama icyumba cy'amasengesho. Nshaka kugifunga ngo ngigire cy'abashyitsi, ngo noneho nyasengera mu cyumba. Ijwi riramwa ngo nukajye unkinisha. Wambwiye ibyumba 4 unsaba ni cyanjye, kuki utansabye 6?
sindi mwe muranyumva. Iyo usaba bitandatu ubona bigukwiriye, baroko nimugakine n'umwanya wo gusenga. Aya magambo uvuga uri gusenga ntugakine nayo, uyubahe. Ujye ujya gusohora ijambo uri musenga uritekerezeho inshuro 7 imbere yo kurivuga. Nigeze kuza hano Irene ni wari waje kubwiriza, aravuga ngo yabwiye Imana ngo makazungo nubwo kaba kameze nka toilette. Simubyibuka dubwo buhamya ra ndi Imana imuha akazu umuntu ashobora kuryama amaguru akabahanze. Ibyo uvuze nibyo ikora. Nibyo ngo mu mugabo apfa kuba ari iki? Ari umugabo iramuguha nyina uwo nguwo n'upfuye kuba umugabo. Kuko buri ibitsina gabo twese ntabwo turi abagabo. Yesu ashimwe. Ntabwo ibitsina gabo twese turi abagabo. Niyo mpamvu bareba umuntu w'umukobwa ko atusha wagakobwa uri akagabo sha. Ujye usaba icyo uri kurema ukivuge. Ucyatuza akanwa kawe ngo ndashaka iki wa Mana we. Ndashaka ikimeze gutya, ndashaka igiteye gutya. Iki nicyo nifuza, ibyo birahagije. Ubivuga wamaze kubitekerezaho, wabyizeho neza nta kintu na kimukuyeho. Kuko ibyo usaba bizaza. Biraba ngo Messi yaremye ugutwi ngo ntabwo izumva. Ubwo yaremye ugutwi kumva bivuze ngo nefite amatwi yumva. Iyi Mana irumva, iyibwira irakumva. Mana icyamukamakazi ukankura mu rugo. Ako wamakoze mfa kuba nirirwa mu rugo. Mfa kuba nirirwa mu rugo, mfa kuba nkuye mu rugo. Itonde. Arabona kandi guha amahirwe uko tugiye gusenga. Kuko igihe cy'Uwiteka hari umuntu cyagereyeho muri iri teraniro. Yesu ashimwe. Ntabwo mbabwiriza amagambo mfasha, ndababwiriza amagambo nabwiye kubabwira. Haleluya. 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 Igihe iyo cyageze nta muntu numwe waguhagarika, nta ubaho. Yesu ashimwe. Umuhungu umwe yashatse kurongora, igihe cye cyageze. Abwira bamwe atari ku ngewe ijwi ryambwiye ngo ushaka umugore. Abanyarwanda twese niko duteye. Nubwo twaba dusengana, n'uyo ari umushumba wawe ahita kubaza ngo ufite iki? Ndabeshya? Iyo utumije abantu babwe ngo ngiye kurongora, barakubaza ngo ufite? Urababwira ngo ufite umugore, ibyo bati ibyo twese turabigira. Ufite iki? Ufite iki kutubwiye ngo ugiye kurongora? Ugahita utangira, mfite ibi, wenda mfite miliyoni 2, nabona inkwano, ndacyabura ibi nibi. Undi arababwira ati ngewe rero nta kintu na kimwe mfite, ariko mfite umugore, mfite n'isezerano. Baramwimyoza. Igihe cy'Imana cyageze. Bisashimwe. Nukuri sahi ikora nta mubu yarimo. Uwambere ati mureke dufatanye tumutwerere basi tumukorera ubukwe. Ati buzabera mu rusengero iwacu. Undi ati nanjye nzaguha imodoka ngendamo. Nzagushakira agakeke gatoya kameze nk'akaka n'abana bakoresha muri anniversaire kuko n'ubundi ntacyo ufite. Reka nkubwire mu gutabarwa kwawe Imana ibigiremo uruhare. Arabareba bose bamaje kuvuga kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma. Aravuga ngo ibyo mwavuze mwese nabumvishe, ariko mbicishijemo ikaramu itukura, ntabyo nshaka. Atwiringiye iki? Niringiye Imana. Agufatira budget, arakora, arandika, ashyiraho ubwoko bw'amamodoka ashaka azagendamo, abishyira Uwiteka ku musozi. Igihe cyageze gute? Mu gitondo uwa mbere ngo nguhaye, mu gitondo bya bindi byose uko abishyize ku rupapuro, ubukwe bwarabaye hatabuzemo na kimwe. Imana iturinda abatera nkunga b'ibishinwa, iduha abatera nkunga baturutse kuri yo. Iyo tugeze mu gihe cyo gutabarwa, iyo tugeze mu gihe cyacu, hajya haguruka ibintu kuko bitari bisanzwe bihari, tukagira ngo ni ibyacu twagenewe, ariko atari ibyacu, ahubwo ibyacu bihari
bifite amazina agaragara nk'ibisubizo byacu, ariko si byo bisubizo byacu. Ibyacu birahari, Imana idukuraho umwuka w'uburiganya. Uzacunga Imana ivuze ngo ugeze igihe cyo kurongorwa, haguruka abasore nk'umunani. Kubera ko babwiye ngo ugeze igihe cyo kurongorwa, haza rubyogo ukagira ngo niba Imana yavuze, haza ukeneye ko Imana ubwayo izi kitoranyiriza bavuga ngo muri aba bahagurutse dore uwanjye n'uyu nguyu. Kubera ko Satani ajya dutegera mu bisubizo iyo abonye atabasha guhagarika ibisubizo. Sinzi bamwe muranyumva neza. Satani ajya dutegera mu bisubizo tugiye kwakira, kubera ko yabonye atagifite ubushobozi bwo guhagarika ibisubizo tugiye kwakira. Nawe yihindura igisubizo akaza akabihagararamo kugira ngo uzacakire, ugira ngo wakire igisubizo, nimugera hariya uzazongwe n'ikintu cyaje cyita igisubizo, kikuzengereze ujye ubanga ariko se ko wari wavuze byagenze biti. Mana duha umwuka wo gutoranya no gushishoza. Amen. Haleluya. Haleluya. Yavuga ngo nukuri nguhaye umugabo, ugera kuri kaburimbo wa mbere agupepera, kandi mu mutima nawe uhita utangira kuvuga ngo niwe. Uwo muririmbana yakubwira ngo ijoro ryiza, azaturuka se mu bo turirimbana? Yaba ari we se? Yesu ashimwe. Wahura n'undi ujyanye noneho n'irari ryawe, yagera harakavuga ati uyu niwe nasabye, n'uyu nguyu, kandi uwo si nawe Imana imugenza. Ahubwo Imana igahagurutsa umuntu hirya hariya usa nk'ugaragara nk'aho ari mafene, ariko muri we abitse ibintu udashobora gutekereza. Kubera ko Imana ntabwo Imana ijijwa, ntabwo Imana iyoba, ntabwo Imana yibesha. Ndakwinginga mu mbabazi z'Imana, uguyaguye Imana uyifate uyigundure uyibaze, kuko igihe cyawe cyageze. Hasigaye gutoranya neza ukavuga ngo bye n'uyu nguyu. Ngiye kurongora nahuye n'ikigeragezo, nari nahisemo umukobwa nanamwemera nanamukunda, nawe tubana. Hahaguruka undi uhuye n'irari ryanjye. Nta mukobwa wari warigezamo akado ku buzima bwanjye. Umukobwa hano naza ari igitangaza. Amaruka umujya agashopinga amashati, agashopinga ibi, afite amafaranga kamwe ngo ugenda wicara ahangaho uburyo ndagutegereje. Nkagenda nkajyana inshuti zanjye tukarya tukanywa, nkavuga ati umugore n'uriya, nareba ahantu abaha ati umugore n'uriya. Aya itu nagenda sinamuhemukiye. Yesu ashimwe. Mwumva iki ntabwo nzi cyamfashe, ariko gusenga ni byiza. Nahoraga nyimya ati ndagusaba uzahama umugore uvuye kuri wowe utavuye muri aya maso. Ari igihe wangu ngiye ngo nkunda ibinga abantu banindi nkunda ikagenda ikazana umuntu ukagira ngo siyo mwavuganye. Umuyobozi wa gahunda Remi yatubwiye ngo Imana, Yesu ashimwe, ngo tubanze dushaka ikiza gute iki dushaka. Yesu ashimwe. Nshaka kugenda birananira nkase natabawa hari n'ubudahemuka. Hari ukuntu umuntu wa mwarabanye, ariko nkumva naragiye umutima waragiye kuvana y'umubiri, nkumva biranga ati wagenda noneho haza noneho sasa bajyanamba. Ati ubundi umugore n'uriya. Umugore n'uriya, umugore ufite akazi nk'akariya, reba agahita anyereka ibintu ubundi n'uriya, ubundi Imana tuvanaho inshuti zituzura umwuka wera. Kabone nidushaka tube dusengana, inshuti idahishurirwa iragatsindwa. Sinzi ibintu mvuze niba mubyumvishije. Inshuti itagira guhishurirwa, itagira gusenga muri yo, oya gusenga tubyihore, idafite guhishurirwa, Imana ibishyize ari ku ruhande, ibanze yimere guhishurirwa ubone kunyegera. Uzi ko ikuyobya ukayumva vuba kuko musengana. Haleluya. Kubw'amahirwe mbona aragiye. Ngeze mu rugo ndabaye ko nk'ubu ntajyaga he koko. Iyo igihe kigeze, Yesu ashimwe, iyo igihe kigeze nimuhumure, abatabemera bazabemera. Yosefu yabwiye bene se arabwira ati nyamara nje narose inzozi, baramubwira ati ariko nkawe peti nawe uravuga iki koko? Ariko igihe kigeze nta nubwo bapfukamye, bararambaraye.
barambarara imbere ye. Yesu ashimwe. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Igihe cyawe cyageze. Ntabwo nzi umuntu uvugana nawe, ariko hari umuntu igihe cye cyageze. Igihe cyageze. Yesu ashimwe. Bari bazi umunsi wa gatatu kare bagomba kuva mu buturo, agomba kukivamo. Barahaguruka bongera n'umubare w'abasirikare, ariko ngo murebe mareka abwa ati dore aho bari baramushyize nawe ugihari yagiye. Mbabaza ikibazo, abarinzi bari bagiye? Ni bari bagihari? Ni bari bahahagaze? Yagiye bareba heza. Iyo igihe cyageze turatungurana. Iyo igihe cyageze turatungurana. Aho bagushizaho bakumenyereye ni igihe gitoya. Mana ishimwe. Ni igihe gitoya. Ni igihe gitoya. Haleluya. 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 Imana igihe cyane. Niga segonderi. Nje nyamumuye musimo bukwe. Narasenze dufite inzara, ibintu byancanze. Imana irambwira ngo nguhaye akazi. Injyana mu bukwe, umukobwa ari wo muri Canada, umugabo ari umwongereza, kandi icyongereza navugaga byari ukubara kuva kuri 1 kugeza ku 10. Sinzi ibintu mba mubyumva. Umugabo avuka mu Bwongereza, abandi bambara ibintu by'ibigutiya. Umukobwa nawe no muri Canada. Uvuga ngo ubukwe n'ubwo baki abanyamahanga. N'abanyarwanda baburimo bavuye hanze. Imana irambwira ngo nkweretsa isahani yawe. Mageze ngira ngo hase wa Mana wibeshye. Umwe musuri buyobora ibyo birori n'uwuhe? Kuko nta kinyarwanda gikenewe aho, nico mvuga. Kandi ahantu nageze nta kinyarwanda kihavugwa. Mugenzi wanjye wamerekeje tugezeyo arambwira ngo umva ko wigenje, aya mafaranga barayakurutse. Kubera iki? Abantu nabageni ngiye kuyobora ubukwe, nta numwe wumva ikinyarwanda, nawe wakwibaza ngo urabiyobora gute? Haleluya. Isa Imana yageze ibikorera ibintu mu buryo bwayo udashobora gutekereza wowe. Bivanemo ubwenge, bivanemo kwiyemera, bivanemo ibintu byinshi. Ikintu cyabaye narahagaze ndasenga mu mutima. Ndabana iyo wambwiye ngo nze hano, ntabwo naje hano nihuruje. Ururimi hano bavuga ntarwo nzi. Ijwi riramwanga ariko watuje nka kweli. Umuntu araza aramwanga okay. Ugabo uri tayari? Uri tayari. Ahantu n'abanyamahanga, dore genda rero utegure utangire. Fata mikoro. Numva muri njyajemo imbaraga zivangu uyu munsi nta cyongereza ndi bubabwire. Ndavuga ikinyarwanda kugira ngo abantu mwese muri hano muve mu Rwanda mumenye ikinyarwanda. Ngiye kumva numva papa w'umukobwa ngo uvuze ijambo ryiza sha. Ngindimi z'amahanga, ngahanga turi mu mahanga. Uvuga iki? Ubwo abahagaze hari abazi ko ndi busebe, bazi ko amafaranga ndi buyaruke, birabacanga. Ndatangira ikinyarwanda, dusaba ikinyarwanda, dukora imihango yose mu kinyarwanda, imisango yose mu kinyarwanda. Ubukwe ndabusoza. Njya kureba ushinzwe nganyishure, bari baramwe ngo dukenuye muhemusi uvuga icyongereza udafatafata utabeshya beshya. Noneho ngambonye ahantu ngo anyibeshaho. Buri ukuntu abantu bakureba bakagira ngo uri umusirimu, icyakubwira nuko Imana iduhishira. Umuntu akakureba akagira ngo ukomoka akomeye hahese. Hahe. Haleluya. Ndashima Imana ireba abantu babaswa ikabambika umwambaro w'abanyabwenge. Abanyabwenge babareba bakagira ngo ni abanyabwenge. Arambwira ati burya narakubonye menye kwiga muri college, ambwira ahantu twahuriye, ati numva nta wundi. Ndamwira uko se ni burangi, ati reka nze nkwishyure. Ahubwo se muratagute kambashakire n'imodoka ibageza mu mujyi. Tujya mu modoka, mugenzi wanjye arandeba ati Imana ugira. Igihe cyanjye cyo kurya cyageze. Mbe nzi kuvuga nabivuga ibyo nibindeba.
data apfa kuba yavuze ngo mwana wanjye igihe cyagize gute cyageze. Igihe cyageze iyo utagaragara utangira kugaragara. Yesu ashimwe. Turataha nanjye nyuma yagiye nyasubiza ubwenge. Iyi Mana iteye ubwoba. Iyi Mana ntabwo isanzwe. Haleluya. Ndamwiricara shaho urya ku mafaranga we twakoreye. Ntabwo turi buburaye. Si byagenze biti habaye none nanjye ntabwo mbizi, ariko tuba dufite ibanga abandi bantu badafite. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Wowe yifate gusa iruhande rwawe. Ntagire uburiganya bukuza imbere. Ntagire uburiganya bukuza imbere. Yesu ashimwe. Ejo bundi narose inzozi. Nzirose ubugira kangahe. Nimurebe imbere. Ndota muraza kubyumva. Twicaye ahantu turi benshi. Ngo haza perezida kandi muzi icyo muvuga mu mwuka. Ngo hari akabido kaji n'ikirahure kimwe. Aravuga ngo nta wundi muntu uri bunywere kuri iki kirahure usibye Rugaba. Arangije amacya kirahure ndanywa. Aramwa ngo ndavuga ngo ngo n'ubwambe numvaga rero ji ya mbere mwe mu buzima iryoshye. Aravuga ngo reka nkwimure mujyane mu murima w'imbuto zanjye. Noneho ninkugezayo ndabizi ukunda imineke. Ntumbaze impamvu yavuze iryo jambo kandi ndayikunda. Nari ndi kurota ariko numvaga inahumura. Aramwa ngo tugende. Turamanuka n'ababagabo. Tugiye mu murima w'imbuto. Ngo murebe uri hirya mbona imbuto nziza ngo n'imineke iri kumumurira. Noneho duhura n'abanyeshuri ngo n'abandi bantu ndarangara. Nyebutse perezida ndamubura. Kandi mwumve yaje kunyirebera. Iyo ji nari nanyweyeho hari ahantu nari maze iminsi ndi kunywa ji. Sinzi muri muranyumva. Ari igitangaza cya mbere yari yakoze. Nyinyweraho umwe. Bivuga ngo yaragiye kunyimura amvane kuri ji anjyane mu murima. None tugeze mu nzira sinzi bindangaje nyebukira abana ndakebuka ndamubura. Ariko ngo ndebe nzira twacagamo hari uburyo umunyakandagiye ahantu ushaka gukurikira ibirenge ukamenya aho umuntu yanyuze. Ngo mbona inkweto nkurikira inkweto ngeze imbere ngo masanga umugabo ndamubaza ati se ariwo ari perezida umboneye. Arambwira atanyuze hariya. Nurakoze. Ngo mubonera hirya ndirukanka naramugeraho ndicura. Bwira umugore ndambwira ibintu ndose harimo ikibazo. Ntabwo tugeze mu murima. Mba ngomba gukurikirana. Hari igihe bumva bati basize nisinzirize basinze imagine. Wasubiramo utese. Wicaye saa moya za mu gitondo ari igihe byanga. Nanjye nashatse kwisinziriza ngo ndeko narota basi turi kumwe biranga. Ndababaranirirwa senga bigeze ninjoro ndota izindi. Turi kugenda twerekeza mu murima n'umugore wanjye. Inzoka izamura umutwe. Noneho ngo nari mfite inkoni mu ntoki ndayibwira ati aka nagasuzuguro. Natwe inzoka iradutinyutse tereka nyice. Ati wisubira inyuma itadukerereza. Niko yambwiye. Namwana nubwo itanyereza ariko reka nsige nyishe. Noneho mu kuburana sinzi mu kubyumva. Uko tuburana umwe ngo reka nyice reka tugende. Reka nyice reka tugende. Turebye imbere umurimo ugira gute urabura. So uriganye cura kabiri nizije. Nicure mu gitondo nyifata telefone nsanga umukozi w'Imana umwe yamamagaye. Atuzi ko na cross warose iki? Narose tubona turi mu gitabo. Wari ufite urupapuro muri babiri. Ugeze ku muntu ugomba kugusinya no guteraho kashe telefone irasona. Ngo mbona usubira inyuma. Ngo wa muntu wari ukuri inyuma ngafata urupapuro rwawe ngo ateresheho kashe ngo nicuye mbona muri kuburana. Sinzi muri mu bintu ndavuga. Ndavuga nti ahantu harimo ikibazo. Byanga byakunda hari ikintu. Ariko hari n'uruntu udashaka kumva iruhande. Fata umwanya n'abantu no ndasenga. Igini ripfi. Nijoro ndyamye. Ndarota. Ngo njya ahantu mu giti mbonamo umwembe ntarabona kuri iyi si. Uhiye ari umwe. Numva ijwi rimbwiye ngo niwe wari utegereje. Ndawuca. Maze kuwuca ngiye kuwutora masanga uwundi. None wumva ikintu kinangaje kuri uwo mwembe wa kabiri
ijwi ryamwe ngo dore n'uyu warawuciye ngo ariko wari warawibagiriwe hano. Nsanga uwo mwembe ugeretse ku ikofi irimo amafaranga. Nimunyigiraho inshuti ndabazi. Yesu ashimwe. Nsanga uwo mwembe ugeretse ku ikofi wari uriho iki? Ngo nerura wa wundi wako kanya, nerura na wa wundi, nerura na ya kofi yanjye. Nyitwara ari ibiri nagiye nkurikiye umwe. Ndicura. Murumva nta kintu cyapfuye mwebwera? Nagize gutitiriza kuko byanga byakunda. Njye hari amakuru nari mfite ko igihe cyageze. Imana ishimwe. Mureke dusenge. Haleluya. 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 Igihe. Hari igihe dutinda ahantu abantu bakagira ngo nitwe twahihajyanye bakaducira n'imanza. Ariko ubundi ko asenga kuki atahava? Uwashyizeho iminsi nzahamara mwari muri kumwe. Biya nitubwiye ngo Yesu iminsi yagombaga kumara mu gituro yari izwi. Ijambo tugiye gusenga tugiye gukura igihe cyacu mu bihe. Wowe nimba icyawe kitaragera ariko uvana igihe cyawe mu bihe. Ko hanura, ko yigisha, ariko ubundi ko asengera abantu akaba tubaka. Igihe cyanjye cyo kubaka cyashyizweho ubundi wowe urakizi. Bibiri ivuze iminsi, ivuga n'umubare w'iyo minsi irazwi. Irazwi. Ntabwo yavuze ngo nibigera ku munsi wa gatatu nibikunde nzazuka ku wa kane. No. Ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu nzazuka. Ntabwo yavuze ngo ku wa gatatu nibyanga nzarwana nzazuka ku wa gatanu. Oya, byari bizwi ko ari umunsi wa gatatu. Igihe cyawe ntigikwiye kurengaho n'amasegonda. Ndashaka gusengana n'umuntu wumva uri tayari. Yesu yigishije intumwa ze gusenga, aravuga ati nimwumve uko muzajya musenga. Abaha urugero avuga ngo umugore yagiye kutabaza umwami, aramubwira ngo wandenganura, ngo umwami aramwirengagiza. Umwami ngagira avuga ngo ariko nubwo biri mu nshingano zanjye ariko nkaba numva nabikora kubwo akajagari k'uyu mugore ko kunsakuriza, reka mbikore ariko amviraho. Atanga urundi rugero rw'umuntu wagiye kuvuga ngo inshuti yanjye irangendereye ariko sifite icyo kuyizimanira. Ngaramwirengeje ngo namaze kugira gute kugarira, ntabwo ndi bubyuke. Yega ibyo wakwakiriza umushyitsi ndabifite ariko naryamye. Undi nawe ngo ntabwo nanjye nibuve ku muryango ndakomeza ngo ukomangire mpakuma icyo njya kuzimana umushyitsi. Undi aravuga ngo ke simbiguhereye ko turi inshuti, ariko kubwo gukomanga kwawe, kubwo gutitiriza kwawe, iki si igihe cyo gukingura, iki si igihe cyo kuguhereza, iki si igihe cyo kuguha, ariko kubwo gutitiriza ndabyutsa akira ngira gute nguhereze. Nugatahe Imana itagize ikikuru. Jya winginga. Jya gute, jya winginga. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Gukura igihe cyawe hehe mu gihe. Haleluya. Haleluya. Gukura igihe cyawe mubi ukagikurura ukakiza. Uko niko tugiye gusenga. Pastor, igihe cyacu kitaragera abantu bagira ngo nitugire Imana. Igihe giti ntambari gashira, n'igihe gitumurabo gacyawa, noneho nkara mbika umutwe wanjye burirwa rubavurwa Yesu nkunda. Ijuru ntiyanzagera ijyaho, nicyo gituma huzuye amahoro. Ijuru ntiyanzagera ijyaho, nicyo gituma huzuye amahoro. Oh, mu ijuru Ijuru ntiyanzagera
gito nibwo nzaba ntandukanye n'ibyago nzaba mbumbatiwe nziko mu ijuru hataba umwijima habaye umucyo umubabaro igihe ijoro naryo umubabaro igihe ijoro naryo dirira kenshi muri iyi si ariko nuko igihe ijoro naryo iyo dirira kenshi muri iyi si ariko nuko ntarabona Yesu azabaho igitondo gihoraho niribona zongera kuri uyu munsi habaho igitondo gihoraho niribona zongera ijoro naryo iry'igihe umubabaro urushako umubabaro naryo iry'igihe umubabaro uw'igihe gito ubukene ijoro naryo ijoro naryo iye harabaho igitondo gihora Yesu ye nihabeho igitondo gihora tarimo sasarebo kotaya rebo shantarebo mana mw'izina rya Yesu Kristo turemera umucyo uhoraho dukureho umubabaro uturemera umucyo uhoraho rebo shakitarebo rebo kotikatayaba rebo shakatarebo saka oriya baba shakata turemera igitondo nihabeho igitondo izina rya Yesu haleluya Ezekiyeli baramusanga baramubwira ngo mbese ariya magufwa ngo yabasha kubaho aravuga ngo ni wowe ubizi baramubwira ngo ngaho hanura biravuga ngo nuko manura uko nategetswe ndagutegeka guhanura kubwaho mpagaze mu izina rya Yesu uhanurire ubuzima bwawe uhanurire ijoro uribwira ngo urabe igitondo haleluya
haleluya aravuga ngo ngo nuko manura uko nagize gute ko nategetswe reka tugendane ni wowe muhanuzi ugiye guhanurira ubuzima bwawe ugiye guhanurira ijoro uvuga ngo manuye uko negetswe binyuze muri Rugaba wahagaze aheraho Imana watoranijwe guhagarara hano ndahanura uko nategetswe Imana ishimwe arahanura ngigufwa risanga iryayo arahanura ugiye guhanura mu izina rya Yesu harabaho igitondo gihora Yesu we ngo ntazonge ntakurira mu rugo rwawe we harabaho igitondo gihora ngo ntazonge ntakurira itorera harabaho igitondo gihora nibwo ntazonge ntakurira mu muryango wawe harabaho igitondo gihoraho nibwo ntazonge ntakurira mu bana bawe harabaho igitondo gihoraho gera kurira aho utuye harabaho igitondo gihoraho nibwo ntazonge ntakurira harabaho harabaho igitondo gihoraho ntazonge ntakurira harabaho harabaho igitondo gihoraho ayi nibwo ntazongera haleluya 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 reka dusenge ugiye guhanurira gitondo cyawe mu izina rya Yesu ijambo rambwira muri Yeremiya ngo nakumenye narakurema ngushyiriraho kuba iki ngushyiriraho kuba iki kuba umuhanuzi uhanurira iki amahanga yose nagushyiraho kuba iki umuhanuzi ugiye guhanurira ubuzima bwawe iby'ibanga ugiye kubihanurira ibyo utabwira umuntu ugiye kubihanurira reka dusenge mu izina rya Yesu ijwi ry'umukanguzi.